Yes, reka nanone mbifurize kugira igitondo cyiza abakunzi ba Kivu Top News, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese mukunda gukurikirana amakuru yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ababa baherereye mu gihugu cyo mu Burundi, muri Kongo, mu Rwanda, hanze y'u Rwanda ndetse no hanze ya Afurika, ubwo nibwo tamasimbi hose ku migabane igiye itandukanye, ndabifuriza kugubwa neza ndetse no kugerwaho n'umugisha w'Imana mu byo mukora byose. Reka rero tudatinze cyane, mu minota mike cyane mbagezeho amakuru yihutirwa ari kuvugwa hano kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi. Reka nkubwire ngo akebo kaba kari kujya se iwa mugarura, nimba nabivuga muri ubwo buryo ntago mbizi, ariko niko ngewe bisa naho ndi kubibona. M23 ubu tuvugana icyitwa ingabo z'abatanzania zifatikanyije na FRDC FDNB bamaze kuba bagota ibice byinshi M23 igiye irimo. Amakuru atugeraho nuko byanga bikunda ngo baba bategereje imbarutso. Ibi bintu M23 nayo yagiye ikunda kubikora kenshi cyane, ikagenda izenguruka uduce twinshi ishaka kwataka, ariko nayo kuri ubu ngubu ubu tuvugana M23 bakaba bamaze kuba bayizenguruka. Ariko nanone ku rundi ruhande ibingibi nubwo twebwe turimo tubitangaza gutya, gusa nanone ku ruhande rwa M23 nabo hari icyo bari kugira gutya bagatangaza. Bavuze ati mubihorere bazenguruke, nibashake bazenguruke bahure nk'umukandara. Ibyo twabateguriye turabizi neza kandi tuzi neza yuko bahari, turabareba neza cyane 5/5, kuko ibyo bakora byose natwe ntago dusinziriye turimo turabareba. Ibi ngibi birahuzwa nuko n'ubundi M23 nayo imaze iminsi ikora udutendo tugiye dutandukanye hirya no hino mu misozi igiye ireba i Burundi ndetse ireba no mu bibaya byose bya Plaine d'Ruzizi, ndetse ikareba no mu bindi bice byose bya Uvira, aho ishaka kugira gutya ikazakora utuntu twayo yitonze. Gusa nanone ntago twakirengagiza yuko aba Batanzania bafite ibikoresho bihambaye cyane. Ese biraza kugenda bite mama, dore yuko biteguye ku rwego ruri hejuru. Iri tegeko riraza gutangwa ryari kugira ngo batake M23 nayo yamaze kuba ibona ibyo bari kwitegura byose n'ibyo bari gukora byose. M23 yo iraza kubigenza gute mu gihe baraba bari kuyataka? Reka nkubwire yuko ubu tuvugana natwe amaso yacu ahanze kuri ibyo bikorwa byose biri kugenda bibera aho ngo muri ako gace ka Uvira. Tudatinze cyane, reka nkubwire yuko Kongo yamaramaje, yakoze igishoboka byose. uh, Minisitiri w'intebe wungirije akaba yaramaze gutangaza yuko Kongo yamaze kwitegura igihe kigera ku myaka 5, igategura amamiliyari n'amamiliyari y'amafaranga kugira ngo ihashye uyu mutwe wa M23. Ibi ngibi uyu muminisitiri akaba yarabitangaje mu kiganiro yagiranye na France 24, ubwo yavugaga yuko miliyari 5 z'idolari zamaze kuba zitegurwa kugira ngo bahashye umutwe wa M23. Mama, noneho ibintu ko mbona bigiye kurushaho kuba bibi, ibyo amasezerano ndetse n'ubwumvikane by'uduhenge, ibikorwa byose kugira ngo amahoro aboneke, ko mbona noneho aho kugira ngo amahoro aboneke bari gutegura ahubwo ibintu byo kuyazambya. Ibi ngibi biraza kugenda bite? Reka turebe M23. Aya makuru nayo ikaba yamaze kuba iyata mu gutwi, nayo ikaba yavuze ati kuraje rwose, nimba mudashaka amahoro nta kindi natwe twakora, turabiteguye, twebwe twiteguye kuba twarwanya ikintu cyose cyateza umutekano muke ahangaha muri ibi bice byose tugiye tugenzura ndetse n'ibindi bice byose dushaka kugenzura. Nanone ku rundi ruhande, reka nkubwire yuko ingabo z'u Burundi ndetse n'indi mitwe ya FNL
FDLR, ninkubwira ngo wumve ngo FDLR, FDLR mu gihugu cy'u Burundi, noneho iri kwambuka ikava mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igahita yerekeza mu Burundi, aho iri kwifatanya n'ingabo za FDNB, icyo ni igisirikare cy'u Burundi, ndetse ikongera ubwo ni FDLR, FRN, FDNB, abo bose barimo barishyira hamwe ku rwego rukabije cyane, ku rwego ruri hejuru, bakerekeza mu ishyamba rya Kibira. Ibi ngibi amakuru atugeraho ni uko abaturage begereye kino gice cy'iri shyamba rya Kibira, ubwoba ni bwose, ntago bari kuryama, ntago batuje, bitewe no murindi cyangwa se n'ibikorwa by'iyo mitwe yose bafatikanyije n'igisirikare cy'u Burundi, bose bari kwerekeza mwari ririya shyamba rya Kibira, aho bari kujya gukora imyiteguro ihagije cyane mu kurwanya M23. Ariko noneho niwumva hagiyemo FDLR, wumve ko noneho byafashe indi sura, ko noneho bashaka kurasa eh, inyoni cyangwa se bya bavuga ngo ni ukwica inyoni ebyiri ukoresheje ibuye rimwe. Barashaka kwataka M23 ndetse bakagaba n'ibitero ku gihugu cy'u Rwanda bafatikanyije n'iyi FDLR. FDLR murabizi ibyo yasize ikoze hano mu 1994. Iyi FDLR yamaramaje rero, iri gukora igishoboka cyose cyane, niyo biri kugaragara yuko iri kwitegura ku rwego ruri hejuru cyane kugira ngo babashe kugaba ibitero hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse nanone kandi n'igihugu cy'u Burundi bafatikanyije. Intwaro nyinshi zakomeje kurundwa ku mupaka nanone, nk'uko mu minsi ishize byari bimeze, ubwo barundaga ibitwaro byinshi ku mipaka igiye ihuza u Rwanda n'u Burundi, ibimodoka, ibibunda by'intambara, ibiburende, ibiki byose, ibigendera mu mazi n'ibitagendera mu mazi, byose bigendera mu kirere, byose nanone bongeye kubigarura ku rwego ruri hejuru cyane, ndetse n'izi ngabo ziteguye ngo gupfa zirwanya u Rwanda nazo zikaba ziri hafi aho ngaho, zose zibikontorora 5/5. Ese zitegereje iki? Biraza kugenda bite? Reka turebe koko nimba iyi migambi yabo bari buze kuza kuba bayishyira mu bikorwa. Nanone kandi M23 ibintu ntago byongeye kuyorohera habe na gatoya, kuko ku munsi w'ejo imodoka zabo ebyiri izari zitwaye ibiryo zibyerekeje hano muri Uvira, mu bice bimwe na bimwe M23 irimo, ndetse n'ibindi bikoresho byerekeranye no kwifashisha mu buzima busanzwe kugira ngo umuntu ashobore gusavayivinga, ndetse nabyo ibyo byose izo modoka ni amakamyo ya gisirikare yari abitwaye. Izo modoka zikaba zararashwe, ibyo bikoresho bikaburizwamo, bikaba byararashwe n'aba ba wazarendo, ibyo bikoresho bigahita bisahurwa n'izi wazarendo. Si ibyo gusa, nanone reka nkubwire yuko aho bita muri Ruvunge nibyo, muri Ruvunge, sorry nari nibeshyeho gatoya. Ibyo byose bikaba ayo makamyo ya M23 akaba yarasiwe muri Ruvunge, ibyo byose akaba ariho byabereye. Noneho dukomeje twihuse cyane, ndakubwira yuko nanone M23 nayo yagize gutya, ikaba yafashe abasirikari 4 b'Abarundi bari berekeje muri bino bice bya Minembwe, aho bari bagiye gusahura. Rero bakaba bari bari kumwe n'abandi benshi, ariko 4 nibo bashoboye kuba bafatwa matekwa cyangwa se bafatwa mpiri. Aba basirikare rero bakaba bafashwe bavuye kwiba abaturage, abandi nabo bakaba bagiye baraswa bari kugenda bacika, bamwe bakagenda bahinduka inkomere bagatwarwa na bagenzi babo. Si ibyo gusa nanone, kuko M23 aho iri kurwana urugamba muri Masisi, mu duce bita twa Nyamaboko, Kashokana, ndetse n'utundi tugiye dutandukanye, hariya uduce twose tugera nko muri 4 hari kumvikana imirwano guhera ku munsi w'ejo, ndetse no muri iki gitondo ibintu bikaba bimeze nabi cyane, kuko urugamba
ntago rworoshye kuko abaturage nanone ntago batekanye bitewe n'urusaku rw'amasasu ruba ruri kumvikana. Nituvuga urusaku rw'amasasu buriya ntimukajye mwumva yuko ari akantu koroheje nk'uko tuba turi kubivuga, aba ari rwa rusaku wumva ukavuga ati noneho ese ni Hitireri uzutse wongeye guteza intambara y'isi ya kabiri? Ntago ari isasu rimwe wumva ngo wenda ni nk'igisambo barashe birarangiye, reka reka urwo ni urusaku rw'imbunda zitaba ziceceka, zikomeza kuvuga zumvikanamo ibikomeye, ibyoroheje, ngayo nguko. Yes, reka mbifurizeho kugira igitondo cyiza cy'umugisha kuri mwe mwese mukomeje kwerekeza mu mirimo hirya no hino igiye itandukanye, naho mu zindi update ziraba zitugeraho mu masaha ari imbere ya saa munani. Ciao ciao.